bamwita Chris Easy, ni umuntu ukuzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Akaba rero ari umuhanzi watangiye ari umuraperi, ariko ubu ngubu akaba asigaye aririmba indirimbo n'ubundi zisanzwe. Rero akaba azwi ku ndirimbo nyinshi cyane, haba iyo bita Sambrera, iyo bita Inana ndetse n'iyo bita Bana. Ni indirimbo zakuzwe cyane hano mu Rwanda, ziracicikana zigera no hanze y'igihugu. Abantu rero benshi baramukunda cyane, haba hanze, yaba bakuru, yaba basaza cyangwa bato, ariko akundwa n'urubyiruko cyane cyane bitewe indirimbo ze hazamo amarobo. Rero mu gukora izi ndirimbo naho bidahagije, yahise areba abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda hano, areba wo bise The Ben, Kevin Kade, nawe ubwe bakaba bagiye gukora indirimbo rero nziza cyane. Ni indirimbo rero bise Foromiyana, ni indirimbo rwose bari gukora cyane hano, iri kugenda avugwa cyane, bakaba bagiye kuyikorana n'aba bahanzi bakunzwe cyane. Muramuzi The Ben azwi ku indirimbo bita Pretty Love, ndetse n'uyu nguyu Kevin Kade akaba azwi ku ndirimbo bita Bebe yakoranye na Elkiba. Akaba rero bagiye gukorana indirimbo, kandi si ibyo gusa, turi buze kubabwira yuko agiye kujya mu bitaramo bitandukanye azahuriramo n'abahanzi benshi cyane bakunzwe haba mu Rwanda no ku isi hose. Wowe icyo ngusaba, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere, kandi ndagira ngo nkubwire yuko ngiye turi kumwe, banyita Joshua, kandi ndagira ngo nkubwire yuko ari amakuru ya showbiz cyangwa imyidagaduro tugenda tuganira. Ndaje mu kanya, ndasanga umaze gukora subscribe kugira ngo tugomeze kugenda tujyana. Chris Easy rero akaba agiye gutaramira i Burayi, ariko gusa nyuma yo gutaramira i Burayi hari projet bari bafite we n'abahanzi babiri bandi bagiye gukora indirimbo yabo. Nyuma rero yo gufata amashusho y'indirimbo Foromiyana ahuriyemo na The Ben ndetse na Kevin Kade ndetse na Chris Easy, yahise afata rutemikirere yerekeza ku mugabane w'Uburayi, aho agiye gutaramira mu bitaramo bigiye bitandukanye. Rero ku itariki 24 Mata 2025, Chris Easy, Kevin Kade na The Ben biriwe mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo yabo nshya biteguye gushyira hanze vuba ahangaha. Rero nyuma yaho Chris Easy yahise yerekeza i Burayi, aho afite ibitaramo birimo n'icyo azahuriramo n'umuhanzi ukomeye cyane bita Joboy ku itariki 26 Mata 2025. Joboy muramuzi cyane, yakoranye indirimbo n'umuhanzi bita Bruce Melody, indirimbo bita Beauty on Fire, ni indirimbo rwose yakunzwe cyane hano mu Rwanda, amaze kumenyererwa cyane hano mu Rwanda. Nyuma y'igitaramo rero azakorera mu mujyi wa Warsaw muri Polonye, Chris Easy azahita yerekeza mu mujyi wa Lyon mu Faransa, aho azataramira abakunzi be muri rusange tariki 2 Gicurasi 2025, mbere y'uko yerekeza i Lille nabo kujya kubataramira ku itariki 10 Gicurasi 2025. Ariko gusa uyu nguyu promoter, uyu nguyu ufasha Chris Easy, uri gufasha Chris Easy muri ibi bitaramo, yabwiye abanyarwanda muri rusange yuko hari n'ibindi bishobora kwiyongeraho, kuko hari abandi bo mu yindi mijyi bari kugenda bavugana babaganiriza ngo azaze kubataramira, ngo bishobora guhinduka mu gihe aba bantu baba byemejwe yuko bamushaka, nabo nyine bakemeranya bitewe n'amafaranga, akagenda akabataramira, kuko uyu muhanzi baramukunze cyane. Chris Easy rero yaherukaga gutaramira i Burayi tariki 8 Werurwe 2025 mu gitaramo yakoreye muri Swede, agihuriramo n'umuhanzikazi ukunzwe cyane muri Uganda bamwita Diana. Yitezwe ko uyu muhanzi bita Chris Easy azava i Burayi, ahita atangira imirimo yo kwamamaza indirimbo ye nshyashya ahuriyemo na The Ben na Kevin Kade, izajya hanze mu minsi ya vuba. Ni indirimbo rwose imaze gukundwa n'abantu benshi cyane, ko bayitegereje benshi cyane, kuko bagenda batwereka amashusho bari kugenda bayifata bambaye neza cyane. Ni indirimbo abanyarwanda benshi bategereje, gore natwe turayitegereje ngo tuzabanze turebe. Iki gitaramo rero nk'uko nagiye bibabwira kizatangira tariki 26 Mata 2025. Ni igitaramo cya mbere azahuriramo na Joboy. Iki bitaramo rero
kuko ubu ngubu Krisizi yageze i Burayi, yarayeyo rwose, ariko nyine uko ibi bitaramo bizagenda bigenda tuzagenda tubibereka, tubiganiraho, tuzagenda nyine tubivugaho uko byagiye bigenda. Krisizi rero nk'uko mwabyumvise akaba azagaruka vuba ahangaha, bitewe n'uko nyine abafana bazaba bamwakiriye, ashobora no guhindura gahunda akajya mu bindi bitaramo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo ushimire we twabanye muri kino kiganiro, njye nk'uko bisanzwe banyita Joshua, ukaba uri kunyumvira rero kuri YouTube channel bita Joshua TV Show. Ndagira kandi n'ubu utarakora subscribe, ndagira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi, kandi ndagira ngo ushishikarize kureba n'ibindi biganiro ngiye gushyiraho mu kanya kugira ngo ugende usobanukirwa neza. Njye nk'uko bisanzwe banyita Joshua, ndagira ngo ushimire. Ciao ciao.